Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Uyu munsi turaganira ku bijyanye n'ubwoko bw'amaraso ndetse n'ibibazo mwibaza ku bijyanye na Groupe Sanguin. Iyo winjiye mu mubiri w'umuntu mo imbere mu mitsi y'amaraso ugerageje kuyizuminga ukinjiramo imbere mu maraso ubwayo nuko biba bimeze mu mubiri. Izi ni insoro zitukura z'amaraso zigenda mu mitsi y'amaraso. Aha rero wakwibaza ngo ko amaraso y'abantu bose abasa kandi ameze kimwe, kuki habaho ubwoko bw'amaraso? Kugira ngo tubisobanukirwe reka dusubire inyuma gato mu mateka. Ahagana mu 1700 nibwo abaganga bavumbuye ko umuntu ashobora gufata amaraso y'umuntu umwe akayatera undi akaba yamufasha mu gihe umuntu yaba yakomeretse cyangwa se yatakaje amaraso menshi. Icyakoze ababikoraga icyo gihe batangiye guhura n'ikibazo cy'uko hari igihe umuntu yabaga yakomerekeye nko ku rugamba, bamutera amaraso y'undi musirikare mugenzi we aho kugira ngo abe muzima ahubwo agahita apfa ako kanya. Byaje kugera igihe ibyo gutera amaraso barabihagarika kubera ko batari barasobanukiwe kubera icyo umuntu tumutera amaraso umwe akabaho undi ntabeho. Mu 1901 rero uwo bita Karl Landsteiner yavumbuye ko burya ku maraso kuri zino nsoro zitukura twarebaga haba hariho uturango dufashe kuri buri rusoro rw'amaraso, no kuvuga kuri red blood cell cyangwa se globule rouge, haba hariho utuntu dufasheho kuri surface yatwo dushobora kuba dutandukanye kuri buri muntu kandi dushobora gutuma umubiri umenya amaraso yawe ko atandukanye n'ayundi. Utwo turango rero batwizeho bahita badushyira mu byiciro, basanga hari utwo mu bwoko bwa A n'utwo mu bwoko bwa B. Noneho hakaba n'abantu bagira amaraso ariho utwo turango twombi icyarimwe, ufite groupe ya AB, no kuvuga ngo ku maraso yabo ku nsoro zabo zitukura haba hariho twa turango twose uko ari tubiri. Hakaba noneho n'abandi badafite uturango na duke ku maraso yabo ariyo bitse O. O ni ukuvuga ngo ni zero, nta turango na duke turi ku maraso yabo. Nk'uko mubibona amaraso yo mu bwoko bwa A aba afite uturango two mu bwoko bwa A nyine twonyine, ayo mu bwoko bwa B aba afite uturango twa B twonyine, AB aba afite uturango twombi utwo mu bwoko bwa A n'utwa B icyarimwe, mu gihe O we nta turango na dukeya aba afite. Bamaze kuvumbura rero aya magurupe y'amaraso, haje kuba ikibazo cy'uko hari umuntu bateraga amaraso y'umuntu bahuje gurupe nanone agapfa. Hanyuma uyu Karl Landsteiner wabivumbuye afatanyije n'undi witwa Alexander Weiner ahagana mu 1940 nibwo bavumbuye ko Groupe Sanguin A na B na AB na O bidahagije, ko hari n'utundi turango bita resist. Utu turango tukaba dushobora kuba ku maraso yose, yaba muri A, yaba muri B, yaba mu yihe. Buri muntu ashobora kuba afite resist positif cyangwa se negatif. Abantu badafite twa turango twa resist ku maraso yabo bose baba ari resist negatif. Ubwo no kuvuga ngo ya groupe twabonye ya O iba ari O negatifu niba nta turango turiho twa resist. B iba ari B negatifu niba nta resist afite. AB iba ari AB negatifu iyo nta resist hari. Mu gihe noneho iyo hariho resist, O ifite twa turango twa resist iba ari resist positifu. A ifite twa turango twa resist iba ari resist nayo positifu. B ifite twa turango twa resist iba ari B positifu, naho AB ifite twa turango twa resist iba ari AB positifu. Hanyuma rero bigenda bite kugira ngo habeho incompatibilité, ni ukuvuga kudahura kw'amaraso. Iyo umuntu mudahuje groupe bakagutera amaraso ye bigenda bite ku muntu mudahuje? Dufate urugero, niba ufite groupe A ubwiriho twa turango two mu bwoko bwa A ari two bita A antigen cyangwa se antigene A. Ubusanzwe umubiri wawe ufite ubushobozi bwo kumenya ko hari ikintu kidasanzwe umubiri wawe utazi kinjiye mu mubiri binyuriye mu byo bita antibody cyangwa se abasirikare b'umubiri. Niba ufite groupe A umubiri wawe ukora abasirikare barwanya B nk'umwanzi umubiri wawe utazi, no kuvuga antibody cyangwa se abasirikare b'umubiri barwanya B. Mu gihe iyo ufite B umubiri wawe ukora abarwanya A, no kuvuga anti-A antibody. Iyo ufite noneho groupe ya AB nta basirikare umubiri ukora baba barwanya A cyangwa B, kuko byaba A cyangwa B umubiri ubuzizi, ni ukuvuga ngo ntabwo ziba ari abanzi kuri wo. Mu gihe noneho iyo ufite O umubiri wawe ukora abasirikare b'umubiri barwanya A na B bombi icyarimwe kuko uba utazizi.
Iyo rero baguteye amaraso mudahuje, urugero baguteye ya B kandi wowe uri A, umubiri wawe uhita umenya ko hari ikintu kidasanzwe cyinjiye mu mubiri, ukohereza abasirikare barwanya umwanzi, ni ukuvuga anti B, bakajya gukusanya no gutoragura insoro zitukura z'amaraso baguteye, noneho amaraso agatangira kugenda yipfundika yikoramo ibibumbe cyangwa se ibirundo mo imbere mu mubiri, ari byo bita agglutination cyangwa se agglutination mu gifaransa. Ibi rero bibangamira gutembera kw'amaraso kandi bigatuma ubudahangarwa bw'umubiri bujya guhangana na bya bibumbe by'amaraso, bukabishwanyaguza, bigakora reaction immunitaire mu mubiri ishobora no gutuma umuntu ashobora no guhita apfa ako kanya. No kuri resisi ni uko, umuntu ufite resisi negatif, umubiri we ukora abasirikare barwanya resisi cyangwa se anti-D antibody, bigatuma uramutse utewe amaraso ya resisi pozitifu habaho ya agglutination, umubiri ugatangira gushwanyaguza amaraso baguteye, bikaba byakuviramo gupfa. Birumvikana rero yuko hari groupe ishobora guhinda amaraso, hari n'ishobora kudahinda amaraso. Urugero, nk'umuntu ufite amaraso yo mu bwoko bwa O, baramutse bamuteye amaraso y'umuntu wo mu bwoko bwa A cyangwa se B cyangwa se AB, kubera ko umubiri we nta antigene n'imwe ugira, ya maraso yose umubiri uyafata nk'aho ari kore etranje, nk'aho ari ikintu utazi, ukayashwanyaguza. Bisobanura ngo umuntu ufite amaraso yo mu bwoko bwa O yahabwa amaraso na mugenzi we wo mu bwoko bwa O gusa, mu gihe ufite amaraso yo mu bwoko bwa AB yahabwa amaraso n'abantu bose. A yamuha, umubiri uzizi antigene zo mu bwoko bwa A kuko ufitemo AB, na B yamuha kuko na B ayifitemo arayizi, na O yamuha kuko nta antigene n'imwe afite. Ubwo amaraso yose yayafata nta kibazo. Hanyuma se resisi yo bimeze bite? Umuntu ufite amaraso ya resisi pozitifu ntashobora guha amaraso umuntu ufite resisi negatifu, kuko umubiri w'umuntu ufite resisi negatifu, iyo ubonye ka kantu ka resisi uhita utangira gushwanyaguza insoro zitukura zirimo ako kantu. Mu gihe umuntu wa resisi negatifu we ashobora guha uwa resisi pozitifu, kuko resisi negatifu nta antigene iba ifite, mu gihe pozitifu umubiri uba waramaze kubimenyera yuko harimo antigene za resisi. Resisi pozitifu ntabwo ishobora guha umuntu wa resisi negatifu, ariko resisi negatifu yaha umuntu wa resisi pozitifu. Nk'uko mubibona rero, iki gishushanyo kiragaragaza amoko y'amaraso n'ukuntu abantu bashobora guhana. O ishobora guha A, ishobora guha B, ishobora guha na AB, A yaha AB, B nayo yaha AB, ariko AB ntiyaha umwe muri bariya. B ntiyaha O, A ntiyaha O. Ni ukuvuga ngo izi fureshi aho zigana nibo bemerewe guhana amaraso, ariko gusubira inyuma ntibishoboka. Nibyo rero bajya bavuga ngo O ni donneur universel, bose ashobora kubaha, ariko we ntiyahabwa, keretse abantu ba O gusa nibo bashobora kumuha, mu gihe AB ari receveur universel, bisobanura ngo umuntu wese uwo ari we wese yaguha amaraso, mu gihe wowe udashobora kuyaha abandi kuko uba ufitemo antigene za A n'iza B, ntabwo umuntu wa AB ashobora gutanga amaraso keretse kuyaha abo bahuje gusa. Ibi bijyanye no gutanga amaraso rero ntabwo bikiri intambara cyane nka kera, kubera yuko ubu ngubu amaraso asigaye aboneka mu bitaro, haba hari banke z'amaraso, ku buryo umuntu ugize ikibazo cyo gukenera amaraso byanze bikunze kwa muganga baba bafite uburyo bashita babona amaraso bahuje. Ibi ntabwo bigihangayikisha abantu, ahubwo noneho reka tujye kuri ibibazo bikurikira. Ese Groupe Sanguin umuntu ashobora kuyiraga umwana? Yego, Groupe Sanguin umuntu ashobora kuyiraga umwana. Ubwoko bw'amaraso bw'umuntu uba ari combination y'ubwoko bw'amaraso bw'ababyeyi be. Ariko ibyo ntabwo bisobanura yuko byanze bikunze umwana wawe agomba kuba ahuje nawe ubwoko bw'amaraso. Ibyo bireta binjyana kuri cya kibazo abantu babaza ngo ese umuntu ashobora gupimisha Groupe Sanguin akamenya niba umwana ari uwe cyangwa atari uwe adakoresheje ADN? Icyo navuga ngo birashoboka, ariko ni ku rugero rutoya. Uti kubera iki? Reka mpite mbisobanura ku bantu bize biology bazi ibijyanye na genetique. Buriya Groupe Sanguin ya A iba ari domina mu maraso, kimwe nuko Groupe Sanguin ya B nayo ari domina mu maraso. Umuntu ufite Groupe Sanguin ya A ashobora kuba ari A nyirizina, ariko hari n'igihe aba ari A yadominye yifitemo akandi kantu ka O gahishe. Bisobanura ngo A ishobora kuba ari AA cyangwa se AO.
na B ishobora kuba ari BB cyangwa se BO. Mu gihe O kubera ko ari recessive yo ntabwo idomina, kugira ngo umuntu avukane groupe ya O nuko ababyeyi be bombi bagomba kuba bifitemo O, either umupapa n'umumama bose ni ba O, cyangwa se umwe akaba ari A yifitemo ka O n'undi B yifitemo ka O, noneho twatu O twabo tugahura. Nk'uko mubibona kuri iyi mbonerahamwe rero mureta mubibona umuntu ufite, niba umubyeyi ari A, papa ari A na mama ari A, bashobora kubyara A, bashobora no kubyara O kubera yuko umwe ashobora kuba yifitemo ka O n'undi ka O. Umupapa aramutse ari A, umumama akaba ari B, bashobora kubyara amoko yose y'amaraso ashoboka. Bashobora kubyara A, bashobora kubyara B, bashobora kubyara AB, bashobora no kubyara umwana wa O. Umubyeyi umwe aramutse ari O n'undi aramutse ari O, nk'uko twabibonye bazabyara abana bafite Groupe Sanguin nawe ya O kubera ko O ari recessive. Ariko nanone abana bafite Groupe Sanguin ya O bashobora gukomoka no ku bafite Groupe Sanguin ya A cyangwa B. Urumva rero ko kugira ngo wemeze ko umwana ari uwawe cyangwa atari uwawe binyuriye kuri gupima Groupe Sanguin y'amaraso, bisaba kuba iyi mibare yose uyizi ya combination zishoboka y'ukuntu ababyeyi ba A cyangwa se B bashobora kuba bifitemo ka O katagaragara, bikaba byatuma bakaraga abana babo. Ku bijyanye na resist nabyo byenda kumera gutyo, kubera yuko resist positif ridomina mu gihe resist negatif itari domina. Bisobanura ngo ababyeyi babiri bafite resist positif bashobora kubyara abana bafite resist zombi, yaba positif cyangwa negatif, mu gihe ababyeyi babiri bafite resist zitandukanye nabo bashobora kubyara abana bose bashoboka. Ariko ababyeyi bombi aramutse bafite resist negatif ari papa ari na mama, icyo gihe bwo byanze bikunze babyara umwana wa resist negatif. Ikindi kibazo rero abantu bagiye bambaza, ese gushakana abantu badahuje blood group hari icyo bitwara? Ese hari blood group, hari amoko y'amaraso adashobora gushyingiranwa? Igisubizo ni oya. Nta bwoko na bumwe bw'amaraso bwabuza umuntu gushakana n'undi, yaba ufite blood group iyo ari yo yose cyangwa se resist iyo ari yo yose mushobora gushakana. Ariko mukamenya yuko iyo umugore afite resist negatif, umugore afite resist negatif, aho niho hashobora kuba ikibazo mu kubyara. Nabwo ikibazo kikaba aramutse adafashe urukingo. Bisobanura ngo umugore ufite resist negatif aramutse ashakanye n'umugabo wa resist negatif nta kibazo azagira mu bijyanye no kubyara. Ariko nashakana n'umugabo wa resist positif, kubyara bizajya bimusaba ko afata urukingo kugira ngo umubiri utadevelopa abasirikare b'amaraso bazarwanya insoro zitukura z'abana mu gihe kiri imbere, inda zikazajya zivamo cyangwa se akazananirwa kongera gusama. Kubera ko abantu ba resist negatif ari bake cyane ku isi, biragoye ko umugore ufite resist negatif abona umugabo nawe ufite resist negatif bakihuza. Bikunze biba hakeya, ariko baramutse bihuje icyo gihe umugore kubona urubyaro ntabwo biba bimusaba noneho kujya kwiteza za nkingo, kubera yuko abana bazabyara baba bazavuka ari resist negatif nabo. Hanyuma ikindi kibazo rero cya nyuma, ese ubwoko bw'amaraso hari ahantu buhuriye na karagiteri z'umuntu? Hari amateori yagiye aturuka cyane cyane mu Bushinwa, mu Buyapani, muri biriya bihugu byo mu burasirazuba bw'isi, yavugaga ko ubwoko bw'abantu budetermina personalite yabo. Ariko scientifiquement mu rwego rwa kiganga nta hantu ubwoko bw'amaraso babuhuriye. Ngo abantu bafite O ngo barangwa n'ibi, ngo abafite B ngo barangwa n'ibi. Biriya ni ibintu abantu wenda bagerageza guhuza bakurikije na karagiteri z'abantu muri rusange, ariko nta bushakashatsi na bumwe bwizewe bwari bwagaragaza yuko hari karagiteri runaka abantu bo mu bwoko bw'amaraso ubu n'ubu bashobora guhuza, usibye kubivuga muri teori gusa, ariko nta bushakashatsi bubyemeza. Mu gihe nanone abandi bavuga ko hari ubwoko bw'amaraso bushobora kutatakwa n'indwara kurusha abandi, bakaba bati wenda ba O cyangwa se aba AB bararwaragurika cyangwa se aba O ntibajya bapfa kurwara. Ibyo nabyo ni ukubeshya. Nta bushakashatsi buhamye bwigeze bugaragaza ko hari ubwoko bw'amaraso burwaragurika kurusha ubundi, kandi ubwoko bw'amaraso ubwo ari bwo bwose waba urimo ushobora kurwara cyangwa se nturware.
Murakoze, yari Dr. Starike Muganga. Animasiyo twakoresheje muri iki kiganiro zakozwe na Kwivuza Online. Ushobora rero kuduhamagara kuri ino nimero cyangwa se ukatwandikira ku rubuga rwa kwivuza.com ahanditse kuvugana na muganga, ukatugezaho ikibazo ufite tukagufasha. Murakoze, yari Dr. Starike Muganga, naho ubutaha.